mu mwaka w'1946. Yari umuyobozi waharaniraga ubuzima n'uburenganzira bw'abaturage be, aharanira imibereho myiza y'Abanyarwanda n'Abaturarwanda muri rusange. Kandi abandi bantu babaye intwari twavamo abanyeshuri b'Inyange bari mu cyiciro cy'intwari z'Imena. Ibi byabaye mu mwaka w'1997 mu ishuri ryisumbuye rya Nyange, aha ni mu karere ka Ngororero, aho abacengezi bateye iryo shuri nijoro bashaka kwica abana b'ishuri bashingiye ku moko. Bababwiye kwitandukanya, bavuga ko ari Abatutsi ngo bahabwe akato, ariko abanyeshuri barabyanga bose bavuga bati turi Abanyarwanda, turi Abanyarwanda. Abo nabo rero babarirwa mu cyiciro cy'intwari y'Imena. Icyo bakoze cyabagize intwari, banze kwitandukanya nk'uko abacengezi babibasabaga. Bitangiye abandi, bamwe barapfa, abandi barakomereka. Ubutwari bwabo bwabaye ikimenyetso cy'ubunyarwanda nyakuri buhesha ishema igihugu. Hari bamwe mu bishwe iryo joro aho banze kwitandukanya, bose bakavuga ko ari Abanyarwanda. Harimo Marie Chantal Mukabutera, Vestine Nyiramandwa, Cecile Mukarugema, Konsole Mukagahigi, Clementine Uwankusi na Esperance Mukarugira. Kandi hari intwari z'ingenzi n'indashyikirwa, abi twatwita nk'ibyiciro rusange. Aba ntibatangazwa amazina yabo mu ruhame nk'Imena, ariko barimo abantu bagaragaje ubutwari mu nzego zitandukanye. Abagize uruhare mu kurwanya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 twabara mu ntwari z'Imena nk'uwari Minisitiri w'Intebe mu bihe by'amage mu mwaka w'1994 ubwo habaga Jenoside yakorewe Abatutsi, ari we Agatha Uwiringiyimana, nawe abarirwa mu ntwari. Hari kandi abatanze ubuzima bwabo barengera abandi, abitanze mu bikorwa byo kubaka igihugu nyuma ya Jenoside, abaharaniye amahoro, ubumwe n'ubwiyunge. Abo bantu twavugamo Inkotanyi. Benshi mu barwanyi b'Inkotanyi bagize uruhare mu kubohora igihugu no guhagarika Jenoside. Bamwe muri bo baburiwe irengero cyangwa barapfuye ku rugamba. Kandi hari isomo ry'umurage w'intwari z'u Rwanda: ubwitange. Batanze ubuzima bwabo batarangamiye inyungu zabo. Hari kandi ubunyarwanda. Baharaniraga ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Hari kandi ubutwari. Bafashe ibyemezo bikomeye igihe abandi batinyaga. Kandi hari urukundo rw'igihugu. Ntibigeze bahungabanya icyubahiro cy'igihugu. Bitangiye u Rwanda kugeza ku iherezo. Undi muntu wabaye intwari kandi ukomeje kuba intwari na n'ubu, ubu byose byubakiyeho igihe igihugu cyacu kikaba kigeze aha tureba, Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Yitangiye igihugu kuva akiri muto, arwana urugamba rwo kubohora igihugu, aranaruyobora ndetse aranarutsinda, ndetse n'ubu akomeje gutangaza amahanga kubera aho u Rwanda rugeze. Imana izakomeze kumushoboza, imuhe umugisha mu byo akora byose, kugira ngo abashe kutugeza aho twifuza twese.